GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze merere mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, ndetse mbabwira ngo comment zanyu ni ingenzi umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ku itariki ya 28 uku kwezi turimo ahagana saa 8 nibwo habaye imyanzuro ku bujurire bwa wihoreye Jean Bosco kwifungwa n'ifungurwa. Nsubiye inyuma gato rero muribuka ko twagiye tuba update navuga ngo kuri uru rubanza, ndetse nsubiye inyuma nuko muribuka ko Ndimbati yemeraga ko yahugiye n'uyu mukobwa ku itariki 2 z'ukwa mbere mwaka wa 2020. Ndetse ikindi Ndimbati we yavuze ko ifishi naho habayemo kwandika nabi cyangwa se bakandika ibitariho, kuko ngo ifishe ikozwe umwaka wa 2020. Kuri uyu munsi rero urukiko navuga ngo rwatesheje agaciro ibyo wihoreye Jean Bosco yavuze, ndetse bagaragaza ko igipande Ndimbati yerekanye cyateshejwe agaciro kubera ko ibyo yavuze nta shingiro bifite. Ndimbati we rero yavuze ko iki gipande uno mukobwa yakingiriweho byari mu kwa 4 umwaka wa 2002. Ndetse dusubiye inyuma gato muribuka ko uno mudamu Firdaus yavuze ko yavutse mu kwezi kwa 12. Rero ibyo Ndimbati avuga impamvu byateshejwe agaciro nuko ku bitaro aho uno mudamu yakingiriwe Firdaus bagaragaje ko uno mukobwa yavutse mu kwa 6 ku tariki ya 15. Ndetse ibitaro byavuze ko igipande Ndimbati yagaragaje haba harabayemo kwibeshya, kuko uno mukobwa Firdaus yakingiwe mu kwa 4 2002, atakingiwe mu kwa 4 2002, ahubwo ku ifishi ko byanditseho mu kwa 4 2002 ari ikosa ry'ibitaro cyangwa se ibitaro byibeshye bikandika nabi, kandi byari kwandika 2003 bikandika 2002. Rero urukiko rwarebye rusanga ko ibyo Ndimbati yireguraga avuga ko uno mukobwa igipande afite byaba atari cyo, cyangwa se ibyo byanditseho atari byo biri gukurikizwa, byasanze nta shingiro bifite. Ndimbati rero yari yarasabye ko yaburana ari hanze. Ibyo nabyo urukiko rwabitesheje agaciro, ndetse ko yari yasabye ko yajya kwita ku bana. Urukiko rero rwasanze Ndimbati adakwiye kujya kuburana ari hanze, ndetse cyane ko icyaha aregwa ari icyaha gikomeye ndetse kiri hejuru y'imyaka 2. Ngira ngo rero ndabibutsa ko iyo iki cyaha kiguhamye ni hagati y'imyaka 20 na 25. Ndetse Ndimbati mu kuvuga ko yavuze ko ari inyangamugayo arekuwe atacika cyangwa se ngo yice iperereza, urukiko rwasanze ibi nta shingiro bifite, cyane ko kuri ubu ngubu icyaha akurikiranweho kirenze imyaka 2, ndetse ko ashobora kujya hanze hakaba hari ibimenyetso cyangwa se byakangiza iperereza bitewe n'icyaha gikomeye akomeje kugenda akekwaho. Rero ngira ngo mu rubanza rw'ubwashize cyangwa se rwahashize muribuka ko umudamu we ndetse na bamwe ba hafi mu nshuti ze bari bemeye kwishingira uyu mugabo cyangwa se wihoreye Jean Bosco. Rero urukiko kuba barasabye kumwishingira nta gaciro byahawe cyangwa se byateshejwe agaciro, kuko kwishingira umuntu hari ibyangombwa bigaragaza ko ari inyangamugayo mu mudugudu abamo, ndetse n'uwo muntu bishingiye ntiberekanye ubushobozi bafite bw'uko aramutse acitse hari ibi byakangirika bakaba babasha kuba babyishyura, cyangwa se bakaba bagaragaza yuko nta ngingimira cyangwa se amakemwa bakagizweho. Rero berekana ko ibyo byose nta na kimwe kigize kigaragara kugira ngo uno mugabo abe yaburana ari hanze. Ndetse muri make nta byangombwa bajyanye cyangwa se ibyagaragazaga koko ari inyangamugayo nk'uko byavugwaga mu mudugudu uyu mugabo atuyemo. Rero navuga ngo no munsi itangazamakuru n'ubundi nk'ubushize nko byagenze ntabwo byari byemewe gufata amashusho cyangwa se gufata amajwi.
rero navuga ko uyu munsi isomwa ry'urubanza nicyo cyavuyemo, ndetse benshi baritekerezaga ko uyu munsi Ndimbati ashobora gutaha, Ndimbati ashobora gusohoka, ariko navuga ngo murabyumvishe ko impamvu n'umunsi Ndimbati n'ubundi agiye gukomeza gukurikiranwa afunzwe ni ukubera icyaha navuga ngo gikomeye uyu mugabo akurikiranweho, ndetse no mu byagaragaye mu rukiko nuko aba bose bemeye kuba bamwishingira batigeze bajya gushaka ibyo byangombwa bitangwa mu mudugudu, bakerekana ko koko uwo mugabo cyangwa se Ndimbati azwi nk'inyangamugayo muri uyu mudugudu abamo. Rero nsubiye inyuma gato, muribuka ko byagaragaye ko uno mukobwa nk'uko yagiye abivuga yavuze ko ati ngewe ku itariki 24 na 25 nibwo nisanze muri lodge ndyamanye n'uyu mugabo, ariko uyu mugabo nanone we akavuga yuko ibyo uno mudamu cyangwa se uyu mukobwa avuga atari byo, ati cyane ko nimba uwo munsi atararaye iwabo ntago ngewe byambazwa, ati kuko ngewe ndarengana ashobora kuba hari ahandi yaraye, ati kuko ngewe itariki avuga twahuriyeho ntago ariyo tariki ngewe nemera, ati ahubwo iyo nemera ni itariki 2 z'ukwa mbere umwaka wa 2020. Urukiko rero rwerekanye ko ibi byose uyu mugabo yiregura avuga ko ibyo byose ari amatakirango cyangwa se bitamuha impamvu yo kuba yasohoka ari hanze, cyane yuko noneho uyu munsi igishya navuga cyajemo na bya bitaro uno mukobwa yakingiriweho byamaze kwerekana ibindi bimenyetso byerekana ko byaba byaribeshye mu kuba bakandika iki gipande uyu mukobwa yakingiriweho. Rero mu rukiko hagaragayemo abantu benshi n'ubundi bagiye batandukanye, yaba abo muri sinema, yaba inshuti za hafi, ba mama sava, ba jihadi, ndetse n'itangazamakuru ryari rihari cyane rwose n'ubundi nk'uko bisanzwe. Rero babandi benshi batekerezaga ko kuri uyu munsi Ndimbati ashobora gusohoka, n'ubundi navuga ko urukiko rukijije rwemeza ko Ndimbati akomeza gukurikiranwa afunzwe, cyane ko iki cyaha ari icyaha gikomeye, akaba ari imyanzuro uno munsi urukiko rwatanze kuri uyu mugabo. Rero navuga ngo ntago biba byoroshye, ariko n'ubundi ubutabera bukomba gukomeza n'ubundi gukora akazi nk'uko n'ubundi mu nshingano zabwo tubyizeye. Rero ubushize Ndimbati hari ibindi bintu yatangaje, aravuga ati ngewe no kuri uyu mukobwa twarumvikanye, ariko nyuma yaho nicyo kintu abantu benshi bamaze kuvuga, baravuga bati ashobora kuba yaratekereje kuko akabona ko ibi bintu navuga ngo ari nko kurushya urukiko cyangwa se ari nko kugorana, ariko hari ibimenyetso runaka ashobora kuba yaragendeyeho nawe koko akabona ko hari ukundi kuri ari kwirengagiza. Kuri ubu rero n'ubundi Ndimbati aracyakomeje gufungwa n'ubundi nk'ibisanzwe, n'ubundi navuga ngo muzagenda mumenya cyangwa se mugenda musobanukirwa n'ubundi uko byagenze cyangwa se uko urukiko rwakomeje kuba rwaduha amakuru ku ifungwa ry'uyu mugabo Ndimbati, cyane ko noneho kuri uyu munsi navuga yuko benshi bari basanzwe bafite icyizere ko uyu munsi ari bufungurwe. Navuga ngo musubize amerwe mu isaho. Uyu munsi n'ubundi urubanza uko rwagenze n'ubundi tubibagejejeho, murabyumva ko n'ubundi akomeje gukurikiranwa agifunze. Rero nsubiye inyuma gato, muribuka ko byagaragaye ko uno mukobwa nk'uko yagiye abivuga yavuze ko ati ngewe ku itariki 24 na 25 nibwo nisanze muri lodge ndyamanye n'uyu mugabo, ariko uyu mugabo nanone we akavuga yuko ibyo uno mudamu cyangwa se uyu mukobwa avuga atari byo, ati cyane ko nimba uwo munsi atararaye iwabo ntago ngewe byambazwa, ati kuko ngewe ndarengana ashobora kuba hari ahandi yaraye, ati kuko ngewe itariki avuga twahuriyeho ntago ariyo tariki ngewe nemera, ati ahubwo iyo nemera ni itariki 2 z'ukwa mbere umwaka wa 2020. Urukiko rero rwerekanye ko ibi byose uyu mugabo yiregura avuga ko ibyo byose ari amatakirango cyangwa se bitamuha impamvu yo kuba yasohoka ari hanze, cyane yuko noneho uyu munsi igishya navuga cyajemo na bya bitaro uno mukobwa yakingiriweho byamaze kwerekana ibindi bimenyetso byerekana ko
byaba byaribeshye mu kuba bakandika iki gipande uyu mukobwa yakingiriweho. Rero mu rukiko hagaragayemo abantu benshi n'ubundi bagiye batandukanye, yaba bo muri sinema, yaba inshuti za hafi, ba mama sava, ba jihadi, ndetse n'itangazamakuru ryari rihari cyane rwose n'ubundi nk'uko bisanzwe. Rero babandi benshi batekerezaga ko kuri uyu munsi Ndimbati ashobora gusohoka, n'ubundi navuga ko urukiko rukijije rwemeza ko Ndimbati akomeza gukurikiranwa afunzwe, cyane ko iki cyaha ari icyaha gikomeye, akaba ari imyanzuro uno munsi urukiko rwatanze kuri uyu mugabo. Rero navuga ngo ntago biba byoroshye, ariko n'ubundi ubutabera bukomba gukomeza n'ubundi gukora akazi nk'uko n'ubundi mu nshingano zabwo tubyizeye. Rero ubushize Ndimbati hari ibindi bintu yatangaje, aravuga ati njyewe ni ukuri uyu mukobwa twarumvikanye, ariko nyuma yaho nicyo kintu abantu benshi bamaze kuvuga, baravuga bati ashobora kuba yaratekereje kuko akabona ko ibi bintu navuga ngo ari nko kurushya urukiko cyangwa se ari nko kugorana, ariko hari ibimenyetso runaka ashobora kuba yaragendeyeho nawe kuko akabona ko hari ukundi kuri ari kwirengagiza. Kuri ubu rero n'ubundi Ndimbati aracyakomeje gufungwa n'ubundi nk'ibisanzwe, n'ubundi navuga ngo muzagenda mumenya cyangwa se mugenda musobanukirwa n'ubundi uko byagenze, cyangwa se uko urukiko rwakomeje kuba rwaduha amakuru ku ifungwa ry'uyu mugabo Ndimbati. Cyane ko noneho kuri uyu munsi navuga yuko benshi bari basanzwe bafite icyizere ko uyu munsi ari bufungurwe, navuga ngo musubize amerwe mu isaho. Uyu munsi n'ubundi urubanza uko rwagenze n'ubundi tubibagejejeho, murabyumva ko n'ubundi akomeje gukurikiranwa agifunze. GASARO TV.